tabivugaho cyane ariko numvise ariho umwuka nyoboye ko dusoma imigani igice cya 7 ndava ku murongo wa mbere ngere ku murongo wa 27. Bibiliya irambwiye ngo mwana wanje komeza amagambo yanje ngo kandi amategeko yanje uyizirike. Komeza amategeko yanje ukunda ubeho, n'ibyigisho byanje ubirinde nk'imboni y'ijisho ryawe, ubihambire ku ntoki zawe, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe, ubwire bwenge uti uri mushiki wanje, n'ubuhanga ubwite inshuti yawe, kugira ngo bikurinde umugore w'izaduka n'umunyamahangakazi usheshengesha amagambo ye. Nari mpagaze ku tubambano tw'idirisha ry'inzu yanje ndunguruka, nuko ndeba mu baswa, nitegereje mu basore, mbona umusore utagira umutima anyura mu nzira ikikiye ikibero cy'inzu ya maraya, nuko ayembayemba ajya ku nzu ye, ari mu kabwibwi bugorobye, ageza mu mwijima w'igicuku. Maze umugore aramusanganira yambaye imyambaro y'abamaraya kandi afite umutima w'ubucakura. Ni umugore usamara kandi ntiyifata, ibirenge bye ntibiregama mu nzu ye, rimwe abari mu mayira, ubundi abari mu maguriro, kandi ategera mu mahuriro y'inzira yose. Nuko aramufata aramusoma, avugana nawe adafite imbebya ati, mfite ibitambo by'uko ndamahoro, uyu munsi nahuguye umuhigo yanje, nicyo gitumye nza kugusanganira, shaka cyane kureba mu maso hawe, none ndakubonye. Uburiri bwanje nabushasheho ibidarafu byoroshe bidozweho amabara y'ubudodo bwo muri Egiputa. Uburiri bwanje nabuminjagijeho ibihumura neza, ishangi n'umusagavu n'amadarasini. Ngwino dusoze urukundo rwacu, tugeze mu gitondo, twinezeze mu by'urukundo, kuko umugabo wanje atari muhira, yazindukiye mu rugendo rwa kure, yajyanye uruhago rw'impiya, kandi azagaruka mu mboneko z'ukwezi gutaha. Nuko amushukisha karimi ke karesha, amukuruza kuryarya ku rurimi kwe, aherako aramukurikira nk'ikimasa kigiye kubagwa, cyangwa nk'umusazi uboshwe ajya guhanwa, kugeza ubwo umwambi uhinguranya umwijima we, ameze nk'inyoni yihutira kugwa mu mutego, itazi ko yategewe ubugingo bwayo. None rero bahungu banje, muntegera amatwi kandi mwitondera amagambo ava mu kanwa kanje. Ntukunde ko umutima wawe utanyukira mu nzira ze, ntukayobere mu migenzereze ye, kuko yagushije benshi abakomeretsa. Nukuri abo yishe n'umutwe w'ingabo munini. Inzu ye ni inzira igana ikuzimu, imanuka ijya mu buturo bw'urupfu. Imana ishimwe. Hari igihe Imana ijya iguha ijambo ukazubura aho urihera nawe, ariko shima Imana yuko tutajya tubaha ibyo twatekereje, tujya tubaha ibyo yaduteguriye. Umwaka ushize utangira, nagize isengesho ry'ibintu bitatu, kandi ngenda mbona umunsi ku munsi bisohora mu buzima bwanje. Icya mbere, nasabye Imana ngo iza yemera ko mvuga ari uko yampaye icyo mvuga. Icya kabiri, nasabye Imana ngo ijya yemera ko njya ahantu ari uko yemeye ko mpajya. Icya gatatu, nasabye Imana ngo ijye impuza n'abantu yagambiriye ko duhura. Ibyo bintu byambereye isengesho ryiza ntangira umwaka ushize,
noneho dutangiye umwaka numva nabikomeza kuko zandinze intambara nyinshi, zanyigishije byinshi Imana yashaka ko niga, zangejeje ahantu h'ingirakamaro. Kandi iyo ugiye ahantu h'ingirakamaro uba waretse kujya hatari ingirakamaro. Iyo uhuye n'umuntu mwagombaga guhura uba waretse guhura n'uwo mutagombaga guhura. Iyo wumvise ibyo wagombaga kumva ntuba wumvise ibyo utagombaga kumva. Bivuga ngo uko ninda mu by'Imana yahisemo ko numva, niko mva mu by'Imana itemera ko numva. Uko ndinda y'Imana yashatse kongera, niko ndindwa kugeraho nari kwiyobora. Nanone kandi uko mpura n'abantu Imana yanyoboye guhura nabo, niko Imana ibindinze guhura n'abantu batari ngombwa mu buzima bwanje. Ayo magambo woyumva yo kubera ishurirwa, ryo kubera isengesho, ryoyobora ubuzima bwawe, kandi ibintu byinshi bitagendaga neza kubera iyo mpamvu bizagenda neza. Nganira n'Imana, muzi yuko dufite teme ivuga ngo gusibura amariba, ariko aho ngeze ni ahantu havuga ngo amaboko adufasha gusibura amariba, cyangwa destiny helpers. Kuko twasanze bitashobokaga, bitari gukunda ko Isaka akomeza gusibura ariya mariba yose iyo atagira amaboko. Buriya abantu benshi ntibageze kuzo bagomba kugeraho kubera yuko babuze amaboko abafasha kubigeraho. Umunsi umwe nzababwira ubwoko nka 5 bw'abantu dukeneye mu buzima bwacu kugira ngo batugeze kuzo tugomba kugeraho muri ubu buzima. Uno munsi numvise umwuka mwira ngo nubwo mpazi iminsi mbwira abantu ngo Imana hari abantu iziduhuza nabo kandi ikaduhuza nabo kubw'umugambi, irambwira ngo noneho hari n'abandi bantu Satani azana mu buzima bwacu bakaza ari ishusho ya pirate y'Imana yazanye. Muzabirebe neza, ikintu cyose Imana yakoze cyiza Satani ajya gikorera pirate. Iyo izanye umuhanuzi w'ukuri, Satani azazana fotokopi y'umuhanuzi w'ikinyoma. Iyo izanye umwigisha w'ijambo nyaryo, Satani ajya azana umwigisha w'ubuyobe. Iyo izanye umushumba nyawe, Satani igizana abanyazi. Biravuga ngo abo tutari kumwe barasandaza. Izanye ijambo nyaryo, Satani igizana ijambo ririvuguruza kandi rikaza ritari ribi. Iyo rikiza ntujye umenya yuko ari irya Satani. Muribuka Yesu amaze amajoro 40 n'iminsi 40 atarya, yambaye umubiri, yaravutse ku muntu. Ikintu gikomeye yarakeneye ni ibiryo. Imana yari izi ko akeneye ibiryo, niyo mpamvu yamubwiye ngo hagarika amasengesho, igihe kirageze, kuko umuntu agomba kurya. Umuntu wese wambaye umubiri agomba kurya. Buriya hari iminsi umuntu agomba kuresista, ariko hari iminsi umuntu atarenza. Jya nibuka, madamu arabyibuka, muri 2007 hari umusore umwe ari no muri Kigali muri iyi minsi, yavuye iwabo aza mu rugo, aza mu cyumba cy'amasengesho iwacu, avuga yuko agomba kumara iminsi 30 atarya atanywa. Atarya atanywa. Tumuha icyumba. Umunsi wa mbere, wa kabiri, iminsi myinshi, ageze nko ku munsi 11 habe n'isazi yararirimbaga akamenya iki yayivuga. Ajya mu iyerekwa ridasanzwe pe, kandi yambwiye ibintu nanjye ndabibona. Uwo ni mu mwuka bimeze neza, ariko mu mubiri atangira gucika intege. Ageze nko ku munsi wa 17 nta kantu arasoma, ijwi rirashira burundu.
yagira ngo aravuge ntavuge umubiri wose wo mu muhogo ubibisebe gusa urafatana, amacandwe aruma, bivuga ngo amazi yaramushyize mu mubiri. Icyabaye batangira gushusha ji bakamuha akanywa, ku buryo yaje kumara iminsi nko kuri 29 yaragejeje atararya, ariko yarashize yatunzwe n'akaji gatoya kajyagamo kugira ngo akomeze abeho. Nyuma rero 29 urumva yagombaga kuri 30 tumukuramo, turamubwira ngo sohoka kuko hari hasigaye ko tuzanira urubanza. Bivuga ngo kuko Yesu no yari yambaye umubiri, iyo minsi 40 yari top. Imana iramubwira ngo rero igihe kirageze. Akigera hanze ashonje, Satani ahitaza aramubwira ngo namenye yuko umaze iminsi mu masengesho. Sibyo, nibyo. Satani ntajya yeberwa amakuru yacu ariko ntajya amenya aho tugana, ajya amenya aho tuvuye, akamenya aho tugeze, ntajya amenya aho tugana. Nushaka ntukajye utinya abantu cyane kuko ntibaza aho ugana, ntibazi icyerekezo, ntibazi iby'Imana yagambiriye ku buzima bwawe. Bajya bamenya ibyo wabonye, bagatondekanya bakamenya aho ugeze, bakaba batekereza ngo hari imbere, kuko Imana igitungurana buri gihe. Iyo Imana itatunguranaga, abantu benshi Satani yari ko yarabikiye mu nzira. Ariko yuko Satani atajya amenya aho tugana, ajya atekeranya, yareba uburyo, Imana ikaba yarebye ibumoso, yategura umupirate, Imana ikaba yateguye umupilote. Hari uburyo Imana ijya ibigenza. Urashonje? Ndashonje. Ntumaze iminsi 40 ndayimaze. Ntukeneye kurya cyane. Aho niba ukeneye kurya shortcut, fata ya mabuye uyahindure umutsima. Kandi uwo Yesu yabwiraga ni wa wundi wahinduye amazi kuba divayi. Ni ukuvuga ngo imbaraga zihindura amazi kuba divayi zohindura n'amabuye kuba umutsima. Kuko n'ubundi yigeze kugera ahantu asanga umwana ngo ufite imigati 5 n'ifi 2, arabitubura, abantu bararya barahaga 5,000, utabaza abagore utabaza abana. Hanyuma ngo asagura ibitunga 12 cyangwa ibiseke binini. Bivuga ngo Yesu uriya munsi Satani yamuteye yarashoboye kuvuga ngo mwamabuye mwe muhinduke imigati. Ariko Yesu amurebye amenya yuko ari umushukanyi. Ujye wiga kumenya ijwi ry'umushukanyi, ujye utandukanya ijwi ry'umushukanyi n'ijwi ry'umuremyi. Aratandukanye. Ijwi ry'umuremyi rikuwa gukurikiza ibyanditswe, ijwi ry'umushukanyi rijya rinyuza mu byanditswe rikagukura mu zanditswe rikakuyobya. Yesu aramubwira ngo haranditswe ngo point. Naho nashakaga haranditswe ngo, kuko mu byanditswe nta pirate ubamo, ariko mu bitanditswe habamo pirate. Abantu benshi baye batuburirwa, ntabwo batuburirwa banyuze mu byanditswe. N'abanyura mu byanditswe nababisobanura uko bitari. Iyo wasobanuye ibyanditswe uko biri, uba uri mu bushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana buba mu ijambo ry'Imana. Ubushake bw'Imana buba mu Imana yavuze, nibwo bushake bwayo. Icyo yavuze kizantunga nicyo kizantunga, icyo yavuze ndirinda nicyo nzirinda. Uno munsi Imana yambwiye ngo mbaganirize ngo hari igihe haza umuntu w'ingirakamaro mu buzima bwacu Imana yamwohereje, ariko hari igihe haza umuntu usa n'usubiza ibibazo usa n'usubiza ibyo twifuza, ariko utaza mu nzu y'Imana. Ngo kandi uwo nguyu uhuye nawe kurya wa wundi agufasha kugera kuri destiny, hari undi ukujyana mu nzira y'irimbukiro. Uno munsi ndavuga ikibazo cyo guhura n'umuntu mutagombaga guhura, utuma uhusha destiny yawe.
natangajwe n'amakuru y'abantu babiri bavugwa muri kiriya cyanditse. Bibiliya yavuze ngo hari umusore utagira umutima, umurongo wa 7. Hanyuma iravuga ngo hari n'umugore wa maraya. Biratangaje kubona ukuntu Imana ijya yita amazina ukuri kose ikakuvuga itakunyura ku ruhande. Ariko twebwe kugira ngo abantu batumva nabi batatwumva ukundi tukajya tubebera. Ahantu twabaga muri Kongo, kugira ngo uzavuge ngo maraya byabaga wasaga ngo watukanye. Kugira ngo uzavuge ngo ubusambanyi ntawabivugaga, baravuga ngo nuguheta. Ukibaza bivuye iki? Iryo jambo niriye kuvuga ngo hari ibintu twagize tabu tutajya tuvuga, kandi nibyo byisha abantu benshi. Hari umunsi bavuze ngo dhambi za siri ewe mwanadamu zitakufikisha jehanamu, zizakugeza ikuzimu. Ibyaha by'ibanga bya bindi tutavuga mu mazina, nyamara abantu babibaye. Ni ukuvuga ngo hari ibindi abantu batsinze kandi atari ibyo gutsindwa, n'ibyo gutwikurura abantu bakamenya Satani n'imikorere yiwe. Harageze yuko itorero turyigisha, harageze yuko tugomba kwita ibintu mu mazina yabyo. Bibiliya yisuriye musore ujya mu busambanyi ngo ni umusore utagira umutima. Kandi uwo musore utagira umutima Bibiliya yavuze mu buzima bwacu bwa none, uwo mureba ni umugabo wambaye neza, agendera mu modoka nziza, aratebeza, yitera parufe, yarize, yarubatse Nyarutarama. Abantu ngabo ni umuminisitiri, ni umujenerali, ni umushumba, agira izina. Ariko Bibiliya kiramwita ngo ni umusore utagira umutima. Uko yaba asa kose, uko yaba aresha kose, ubumenyi yaba yibitseho, ubutunzi yaba afite, uburanga bwa, ni umusore utagira umutima. Ndavuga ibintu bitari byinshi ariko by'ingenzi. Icambere ni uburyo abo bantu baza bahura, ni uburyo umusore utagira umutima ahura n'umugore wa maraya. Uriya musore atarahura n'uriya mugore, ataragana iriya nzira, yari umusore w'umutima. Njya mbwira abantu ngo kurya Imana igutegurira umuntu ugufasha muri destiny, Satani ajya ategura umuntu ukuyobya muri destiny. Mu yandi magambo, witwararika abantu mujya muhura. Ko abantu benshi ntibazi ingaruka zo guhura n'umuntu mutagombaga guhura. Ntibazi ingaruka zo kwicarana n'uwo mutagombaga kwicarana. Ntibazi ingaruka yo kwegerana n'uwo mutagombaga kwegerana. Uriya muntu ntabwo aza kubwira ko aje kukwica. Kera hari ikintu bavugaga, naje narakigenzuye, ngo abantu babaga ari abarozi cyangwa abarozi, ngo nibo bantu bagiraga imico myinshi. Muri reality isanzwe ni umuntu ugira imico myinshi, ukwitaho, ugushekerera, ukuzinirira, ugufasha, uguhamagara, ukugendaho, ukora bya bindi byose ukeneye kugira ngo akwiyegereze. Afite akurura nk'isumako, akanwa ke ni nk'akamaraya. Nta maraya ujya uvuga nabi n'umwezi. Buriya abakobwa b'ingare si ba maraya. Wa mukobwa ukubwira harya bazabyita uti niba ari iry'inani, ntashobora gukora uburaya. Ikintu cya mbere bajya batoza uburaya, bajya bamutoza kwakira abantu bose, guhamagara abantu bose, gusekera abantu bose. Ni ukuvuga ngo ni abantu mu busanzwe b'abana beza, ariko ngo nimva zirangaye.
ntabwo aza kubwira yuko agutoza, ntabwo aza kubwira yuko akujyana, agushukisha utuntu duto duto. Niba abantu bose baravuga ngo wirinde runaka, niba ugira ubwenge witonde. Impamvu abantu bamukura mu bandi bakamwita izina irahari. Turamenya niba arengana, turamenya niba ari ukumutuka, ahari bamufitiye ishari, ariko bamaso urebe, bamaso urebe. Biblia iravuga ngo bamaso urebe, bamaso. Tumia akili yako vizuri. Shetani anakutafuta, satani anakushaka, kandi ntajya akoresha abantu bagutuka, ntajya akoresha abantu bakurwanya, ntajya akoresha abantu bakwanga ku mugaragaro, ajya akoresha abantu ubona ari abana beza. Bagira icyo twita politike ya bato na karote. Ajya guheza karote aha yagukubita. Karote ukazugenda uyigugunuza agukubita gahoro gahoro, ukamenya umuyafu yagukubise karote yashize. Ni umenya akugejeje, agukuruza ifaranga, agukuruza inseko nziza, agukuruza imvugo nziza, agukuruza WhatsApp, agukuruza telefone, agukuruza inkuru. Na abo bantu nk'abo ngabo wirinde. Ntabwo mvuze ngo abantu bose bagira imico ni babi, oya. Niyo mpamvu mvuze ngo bamaso, kuko ico nabonye nta muntu uzubana n'umuntu mubi adahaye amubona. Gusa iyo mutindanye uzumenyera ububi bwiwe bukakubera bwiza, bajye banamuvuga ukamuburanira. Iyo mutindanye no kuvuga ngo atangira mbera kuvuga neza ataravuga abandi cyane, agatangira kuvuga abandi, kandi yagiye kuvuga abandi ajya avuga ngo urabizi ko ntagira amagambo menshi, ngo ariko numva umuntu aravuga ngo singira amagambo menshi, uzumva akurikira ngo singira amagambo menshi, ngo uziko ntazamvugana, ngo singira amagambo menshi, ariko mu minota 5 akaba yakubwiye yose. No kuvuga ngo uyu muntu watangira singira amagambo none akaba se ntayuruzi, bwaca mu gitondo akongeraho, agenda yagura, agenda agaragara, agenda yitwikurura. Ariko kubera yuko yatangiye atakwereka amagambo, agenda yagura, ugera ukayamenyera, ndetse ukajya uyanyoterwa. Mwana w'urukumva wamubaza ajya kubwira udukuru twiza, akubwira muri quartier, akubwira abaturanyi, ntajya kubwira ijambo ry'Imana, ariko mu gitondo ukumvura mukumbuye. Ndashima Imana kuri iki kintu. Ngiye kumara kuva muri 2001 ntarashaka gatoya, ntaragira umuntu numva nobura ngo mbura amahoro, kandi byaranshimishije. Hari igihe wakururanaga n'umuntu nyuma Imana ikamukwamururaho Hamana wari upfuye. Simvuze ngo twanga abantu, ndi mu bantu bajye babwira abantu ngo abantu nabingira akamaro, ariko hari igihe satani yijira umuntu mu buzima bwawe akagenda kwica, bikazagera ahantu kumwikuraho bigorana, akakwanduza ingeso zingana n'izikinyabyoya. Kinyabyoya buriya kigira ingeso zikomeye, tuwogikoraho ngo ureke kubabwa, niko giteye. Buri gihe iyo umwegereye urababwa, urapfa mu yandi magambo. So nigute uriya muhungu yahuye n'uriya mugore? Dore ibintu biranga umugore w'umumaraya, umuntu mubi ugukura mu cyerekezo muri rusange. Icyambere, aza yiyorobetse, agira face caché, mutangirana atagira ishusho mbi pi, mutangirana ari umuntu mwiza cyane, akwitaho, aguhamagara. Umurongo wa 10 havuze ngo maze umugore aramusanganira ngo yambaye imyambaro y'abamaraya, ngo kandi afite umutima w'ubucakura. So mutangirana afite imyenda ikurura, nicyo bivuga buriya muri Bibiliya.
imyenda y'ubumaraya cyangwa imyenda y'ubumaraya ni imyenda ikurura, ni bya bintu bituma umubona amaso ukongera ukareba. Nubona amaso yawe yongeye kureba umuntu uhagaze nabi, ujye umenya yuko wegereye umwobo w'irimbukiro. Hari uwavuze ngo Mana ngukebura amaso yanje, ushira umurinzi ku maso yanje. Jambura n'abantu, umugore akakubwira ngo maze icyumweru ntavugana n'umugabo. Kubera iki? Ngo yari atwaye imodoka turi kumwe, ngo hanyura umuntu wambaye mini, ngo arahindukira, ngo ku buryo yari agiye kugonga. Nubona ugiye ujye ugenda uhindukira abantu, urimo uragana mu irimbukiro. Ubwira Imana ngo ikebura amaso yawe, ntukajye ureba ikibi kabiri. Kubona ikibi rimwe biroroshe, kuko amaso ndiwo ya porogaramu. Ariko umaze kureba, ntukongere guhindukira ngo urebe ikibi. Nta matsiko yo gukurikiza Satani amaso, nta matsiko yo gukurikiza maraya amaso, nta matsiko yo kuko inzira za maraya zigana ikuzimu. Nimukubwira abantu muri iminsi ngo wige no kubloka telefone, kuko kubloka umuntu kuri telefone si icyaha. Nukuri ufite agatwe gato ngo akarinda uruguma. Niba umuntu amagambo yose akubwira ari amagambo mabi, atarakubwira ijambo ryiza ku muntu, iyo mumaze kuganira abaganiriye nabo ajya babwira amagambo mabi kuri wowe. Wa muntu uza kukubwira abandi muri mwembi, niwe ujya kukuvuga mu bandi udahari. Wa muntu uza kukubwira ngo urabona ngo narice na runaka ngo bakuvuze ngo nababaye ngo zambabaje cyane ngo numva ntavyicarana, murumva ngo dore uko batangiye, ngo dore uko bakomeje, akavuga intonda bagwira. Wabutagira ubwenge nawe ukavuga ijambo rimwe, ryarindi uvuze niryo yongera handa. Akamubwira ngo mpuye na runaka, ngo yewe ngo ngufitiye amakuru, nguze kumpamagara. Waba udafite amafaranga muri telefone ukiguriza, kandi ukiguriza uteze tike yo gukomereka. Nta kindi urigurije, ni ngo kuguriza tike ngo uje guhura n'umuntu ukomeretse umutima wawe. Narivuze ngo aza afite face iri kashe, nta na rimwe akwereka ko ariko bimeze. Zaburi igice cya 5 umurongo wa 10, babwira uko Dawudi yabamenye, uko yabise. Ko Dawudi yahuye nabo, aza amakuru yabo. Bibiliya iravuga, Zaburi igice cya 5 umurongo wa 10, ngo kuko ari nta murava uri mu kanwa kabo, imitima yabo ni igomwa risa, umuhogo wabo ni imva irangaye, basheshesha indimi zabo. Dawidi yarimo avuga ngo abo bantu ntibagira sincerite mu kanwa kabo, baza ari indyari, baza bakwereka ibyiza, ariko mu z'ukuri ari babi, ari ubusagwe, ari ubumara, ari abantu bica. Abo bantu Imana ikurinde. Nanivuze ngo kibaranga ca mbere, bagira face caché, bagira camouflage, bameze nk'uruvu. Uruvu aho rugeze rujya ruhindura ishusho. Urushize hano rubicyatsi, warushira hariya rukaba ubururu, warushira ku makara rukaba umweru. Ni ku ruvu rubayeho. Abantu nk'abo ngabo baza bakwereka ishusho nziza, ariko iyo mutindanye ugenda ubona ishusho yabo. Icya kabiri, bakugiraho influence mbi. Bakugiraho influence mbi. Ntabwo ari abantu muganira ngo ugende batakugizeho influence. Bibiliya yavuze imigani 7:21 ngo nuko amushukisha karimi ke karesha,
amukuruza kuryarya k'ururimi kwe. Ni abantu bagira akarimi kareshya, ni abantu bazi kuvuga, ni abantu bagutindana ntumenye uko amasaha arangiye. Naratangaye igihe kimwe muri sezi imwe nigeze kutavugana neza na madame, nibuka nawe nicyo yibuka, ni muri 2004 hari reforme mu bintu by'ubutabera. Icyo gihe twese dupanika bari batubwira ngo baradukura mu mirimo. Noneho haduka itsinda ry'abantu batubwira ngo duhure tuganire tumenye ukuntu abantu babyitwaramo. Sinanywaga inzoga na rimwe, ariko bakavuga ngo duhurira ahantu. Ubu twakoraga turi nka 50 b'abasore, tugatekereza ukuntu abantu bagiye kuva mu kazi, tugatangira gutekereza ukuntu abantu batangira kabine y'ubwavoka. Nicyo gihe twatekerezaga profession, nsa nkaho nije muri ico gikundi. Sinakimazemo amezi 2, ariko inshuro nkeya arabyibuka. Hari igihe nisangaga bigeze saa 7 za nijoro ntarataha mu rugo, tari mu nzoga, bakanywa inzoga twicaranye, bakavuga kuri yabasinzi. Niba hari abantu bazavuga ibintu bipfuye, nibo ba mbere. Babwira iki kintu abakristo banyumva, uzirinde kwicara mu kabare niba warakijijwe. Uzirinde kujya kwicara mu kabare niba warakijijwe. Nta kabare k'agakristo kabaho, nta bapagani b'abana beza babaho. Ntimujya mugeramo, habe niyo bavuze ibyo mu rusengero bazabivuga mu buryo bwo kubikwangisha. Iyo bavuze umuririmbyi ugezweho bazavuga ukuntu ari mubi, bakavuga ukuntu yirata, bakavuga ukuntu nivyo, ntibagira imvugo nziza namba. Iyo bavuze umushumba kandi ari uwabo, ujya wumva kuko hari benshi batubwira nitwe twari kuza mu rusengero, ariko kubera kwishyana runaka cyane twarahazimiswe. Buriya nta bantu bajyavuga amakuru mabi yo mu rusengero nk'abo mu rusengero batinda mu tubari. Nta bantu babujije abantu kwinjira nk'abo mu rusengero batarurimo. Yesu yaravuze ngo mwabafarisayo, ngo mwahagaze ku muryango ntimwinjira, kandi ntimwareka ngo abandi binjire, ngo mumeze nk'imva zisha amagufwa indani ariko hejuru zigira amakaro, ngo mugeze nk'ibikombe bitogeje imbere ariko inyuma biteye irangi. Bivuga ngo abo bantu benshi ntibahindutse, bicara abantu batahindutse bari. Iyo bagezeho barayisanga. Uzatinye umuntu ufata imbuzi 2 wisanga mu itorero akisanga no mu kabari. Imana iturinde. Uzatinya umuntu wisanga mu bakijijwe no mu bapagana kayisanga, kuko kenshi ari bakubwira ngo ariko ngo runaka we n'umwana mwiza, ngo tujya twicarana hano. Narimvuze ngo bagira karimi karesha ariko bagira influence mbi. Biravuga ngo iyo utindanye nabo ntubahindura, baraguhindura. Tubagiraho imbaraga, bakugiraho imbaraga. Icya gatatu, iyo utindanye nabo ubugana ikuzimu, ariko ntuzumva ko ari ugana. Inzira yabo igana mu irimbukiro. Nta handi umuhanda babamo ugana. Ntabwo ugana mu ijuru, ntabwo ugana mu bukristo, ntabwo ugana mu mwuka. Ntibajya bapanga amasengesho, ntibajya bavuga gusoma ibyanditswe, ntibajya bavuga gusenga, ntibajya bavuga kwiriza, ahubwo bajya bavuga ukuntu abantu bakaza. Reka mvuge ibintu nka 5 zogufasha kwirinda bene aba bantu. Icambere, ukeneye kugira ubutunzi buruta ubundi mu isi bwitwa ubwenge. Njya numva impamvu birivuga ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Buriya ubutunzi buruta ubundi bwose
si ugutunga inzu nziza, si ugutunga imodoka nziza, si ukugira diplome yo hejuru, si ukuzara no n'ubwenge. Kandi ubwenge ntibabwiga mu mashuri. Iyo aba babwigaga mu mashuri, abaminuje ntitwobasanga aho tutagombaga kubasanga. Kuko muzabirebe, ari indaya zigira amadiplome, ari abazikurikira ni abalisansiye n'abadogiteri, basenya ingo zabo kubera maraya, kandi uzi ngo barize. Igitangaje ni abadogiteri muri medicine bakaba barwara sida na za mitezi. Kwibaza ngo se bimeze gute? Kubura ubwenge nizo byago bya mbere zugarije abatuye isi. Ubwenge, reka dusome mu Migani igice cya 8 umurongo wa 12. 8 umurongo wa 12 biravuga ngo njyewe bwenge nagize umurava ho ubuturo bwanje, ngo mfite ubwenge bwo kugenzura ikizagufasha kumenya umugore wa maraya, kumenya umuntu mubi utakuganisha muri destiny, utakuganisha mu bwami bw'Imana, utakuganisha heza, nukugira esprit ya discernement. Kandi discernement ntibayiga mu ishuri, ntibisaba kuko ugomba kuba warize psychology ngire discernement. Discernement n'ubwenge Imana itanga, buri muntu agira doze yabwo kavukire, ariko benshi kubera ibyaha biraburenga bikaburengera, ntibituma ubwenge bukora. Nkunda yandirimba ivuga ngo tumia akili yako vizuri, shetani anakuwinda, anakutaka, anakutafuta, akugendaho kumanywa na nijoro. Aho abandi yabatsinze niwe ashaka kugutsinda, aho yatsinze ba Samson niwe ashaka kukugeza. Ndagira ngo nkubwire ngo utangire kwirinda, niba iwanyu ari Sodoma wimuke. Katuzamura Imana ibiganza, reka dukomere Imana yacu amashi. Hari ibintu zantangaje none medita kuri Loti. Murabuze ubuzima bwa Loti, umuntu ukomeye. Bibiliya ivuga wari utuye ahantu h'i Sodoma, bivuga ngo yabaga ku manga y'ubusambanyi, aho abantu bageze ahantu basambanye n'abamarayika, babafata ku ngufu. Imana inganiza ku buzima bwa Loti yambwiye ngo icyerekezo wafashe, apana intention zawe, ibyifuzo byawe, ngo nicyo kigena aho uzagera. Bisobanure, icyerekezo wafashe, apana ibyifuzo byo mu mutima, nicyo kigena aho uzagera. Ibyifuzo abantu benshi bagira mu mitima nibyo kwirinda. Naratangaye, nta mugabo w'umusambanyi ukunda ubusambanyi, kuko n'ikimenyimenyi ntiyokwemera ko umugore wasambana, ntiyokwemera ko umwana wabijyamo, ajya yigisha abana be kwitwara neza. Bivuga ngo ibyifuzo byiwe ni byiza, buriya tunganya ibyifuzo. Kandi niyo akubonye witwara neza arakwifuza, siko bimeze ba? Ariko igituma batagera aho bagomba kugera ni ibyerekezo bafata. Kuko kwifuza ikintu ni kimwe, kujya mu cyerekezo cyacu ni ikindi. Kwifuza inzira nziza ni ikintu kimwe, ariko gufata icyerekezo kigana mu nzira nziza ni ikindi. Mukaroti icyatumye atagerayo, ibyifuzo byo kugenda yari abifite, ariko ahindura icyerekezo. None yahagurutse atifuza kugenda, ntiyarazi yuko hahasha.
ntiyarabwiwe ngo genda isowari Sodomu harahiye, yarabizi mu byifuzo bye kwari ukugera isowari, ariko icyerekezo gisubira isodomu. Abantu benshi rero mu byifuzo byabo barashaka kujya mu gukiranuka, ariko icyerekezo cyabo kiracyabana n'indaya, kiracyari mu kabare. Niba icyerekezo cyawe kiri ahantu habi, ndakuraye ntuzagera ahantu heza. Hindura icyerekezo kugira ngo ugere ku ntego wihaye. Niga kuri Loti, mvuga ku cyerekezo, nasanze ibyo ukomeje kugaburira amaso utangira kubiha n'agaciro. Bisubiremo, birya ugaburira amaso n'ibyo ukunda. Nushaka kumenya ibyo ukunda, uzarebe ibyo utinzaho amaso. Nta muntu woreba igisirimba gatanu mu isaha imwe atagikunda. Impamvu tujya dufata ibisirimba tukabireba kenshi, turabikunda. Impamvu ujya muri porunogarafi ukareba iya mbere, ukareba iya kabiri, ukareba iya gatatu, ka popingi ukongera ukagafungura, nizo ukunda. Kandi uko ukomeza kubireba, kurakomeza kuzuzuzwa, kurabihabwa. Uko ukomeza kuza mu rusengero, kuraruhabwa. Uko ukomeza kumva ijambo, kurarihabwa. Uko ukomeza kwegera abantu beza, kurabahabwa. Uko ukomeza gutindana n'ababi, kurabahabwa. Mu yandi magambo, Satani ajya yagura ibyo warebye, n'Imana ijya yagura ibyo warebye. Iyo warebye ibyiza, Imana ijya ibyagura. Iyo warebye ibibi, Satani ajya nuko nyine aza gupasiriza umupira wateye cyangwa ushaka. Aza guha bagupasiriza mu cyerekezo urimo. Icampa tugahindura icyerekezo. Biravuze ngo inzira y'amaraya, ngo niba hari ikintu kibi kiruta amaganga, niyo. Mugira amahirwe batarayumvaho, nta cyiza kibamo. Ariko nta muntu uzi mu bwa mbere ngo nishe, uzi mu bwa mbere ugacira. Iyo utagize amahirwe ngo uhunge, ukanywa ubwa kabiri n'ubwa gatatu n'ubwa kane, bigera ahantu. Nari ngeze ahantu hagoye muri mwese. Nta na rimwe icyaha kijya kikujyana mu nyungu itari iyawe. Satani ni umusitrategi ukomeye. Nta na rimwe akwangaje ku muhanda atashizemo ibishuko. Kugira ngo utinde mu kabari, ugomba kuhasanga abantu b'abajene mu ngana. Kandi wahagera iminsi ya mbere bakakubwira imishinga, iyindi bakakubwira ko abantu bakura akazi, icya gatatu bakubwira ko nta depanse ukora, ntiwaryaga brosheti wanyu bakazizana. Bivuga ngo akreya bezwe, agakreya entere, agakreya gu, akakumenyereza, ugatangira kureba, ugatangira kubyemera, ugatangira kubikunda. Ariko zagera ahantu icyo wari ufite mufuka cyose kikasigara. Ariko mbere ugenda ntiwari uzi ko habamo depanse, ntiwari uzi ko bivuga ngo wirinde. Hari inzira tugomba kwirinda, hari abantu tugomba kwirinda. Bamaso, koresha ubwenge neza. Hari ikintu nyambwira abantu, iyo bagiye kutubwira Satani, bajya bamushushanya nk'umuntu wambaye umurizo, ufite amenyo y'impingikane, ufite amahembe, ufite urwoya, w'umwirabura. Uriya ntabwo ari Satani. Satani ntabwo arasa kuriya. Niwe muntu wa mbere usa neza. Azaza ari umusore mwiza, azaza ari umukobwa mwiza w'umusirimu, uvuga igifaransa cyiza, wakubise rouge à lèvres, witeye ingohe kandi gazihenze, witeye ibitsike, wishogetse inzara, washokoje neza, usa neza, wa making up,
wamureba ukavuga ngo nta wundi mukobwa. Ko Satani buwa yashusho ntabaho. Azara amafaranga adafite nyirayo, wareba ku ruhande ukabona nta wakubonye, uwo yafata ukayinjizamo nta wakubonye. Ni ukuvuga ngo ntazari mubi, azara amafaranga ukeneye. Izari imodoka utaragenderamo, ukabona umuntu aguhagaze imbere uhawe ugenda n'ukuguru agakingura, turayibona nturabona uko imeze imbere, wayinjiramo ugasanga ari wari ukeneye kuzinjiramo. Ako ntuzi ngo si lift irahatsika izangezahe. Azari umuntu ugukemura ikibazo. Satani rero aza aganisha mu nyungu zacu, ariko amaherezo atujyana ikuzimu. Bivuga ngo ube maso. Kindi nigaga ku buzima bwa Loti, nikijyena navuze, niba utuye Sodomu, umuti wonyine ni ukwimuka. Bibiri zivuga ngo fuyez l'impudicité, muhungira ari rya gisore. Njya mbwira abantu nta muntu ugira umubiri utagira sensibility. Biterwa naho bakoze cyangwa barebye, biterwa n'uwo buri muntu agira izo sensibility. Si icyaha niko imibiri yacu iremwe. Biravuga ngo muhunge. Mbabazi iki kibazo, iyo Yosefu adahunga zari kugenda gute kwa Potifa? Muhunge. Hari inshuti ugomba guhunga, hari inshuti mugomba gutandukana, hari abo ugomba kubloka kuri telefone, hari abo ugomba kureba ukamubwira ngo twakundanaga, ariko kubera yuko tudafite icyerekezo kimwe, goodbye. Njya ngunda umuntu witwa Orpa aganira na Naomi, yabwiye Naomi ngo urabeho, icyerekezo cyanjye si cyawe. Ariko Rusi wari ufite destiny ya Naomi, aravuga ngo Imana yawe izaba Imana yanjye, aho uzajya niho nzajya, aho uzagwa niho nzagwa, aho bazaguhamba bazahamba, niyakiri kidutandukanya Imana zizaba imbere. Kubera yuko barusi baza ari abadufasha kwinjira muri destiny yacu, ba Orpa baza bafite ikinyuranyo mu myumvire n'imitekerereze, mu bana kubw'inyungu, mu bana kubera yuko ashaka kugeza ahantu. Iyo utangiye kumubwira Imana ya Eseri, arakubwira ngo Imowabu haba Imana akagenda. Reka nkubwire iki kintu, Imana ishimwe yuko hari ba Orpa bahaye bagenda mu buzima bwawe, kandi n'abataragenda ujye ugira courage yo kubasezerera, umubwire ngo uri Orpa mu buzima bwanje, goodbye. Hari umugisha wo gutandukana n'umuntu. Uwo mugisha uzakugereho. Wageze kuri Aburahamu, abona Loti amuvuyeho, ubuzima bwe burahinduka. Hari umugisha utabona Loti atarakuva imbere. Hari umugisha utabona Orpa atarakuva imbere. Hari umugisha utabona Sawuli ataragenda. Hari umugisha utabona. Bivuga ngo hari abantu Imana iguhuza nabo kubw'umugisha, hakaba n'abantu Imana igutandukanya nabo kubera umugisha uri imbere yawe. Kuko umuntu ugira ibyago azabona umugisha ari kumwe na ba Orpa na ba Loti. Ugize umugisha uri kumwe na Orpa na Loti, ubuzima bwawe bwose buzabubabara. Kwa Aburahamu nicyo kibazo yagize, yaragutse ariko yagukana na Loti n'abashumba ba Loti. Navuze ngo dukeneye ibintu byinshi. Icya mbere ubwenge, icya kabiri dukeneye guhitamo abo dushudika nabo. Abo dushudika nabo, Zaburi igice cya mbere. Guhitamo abo mwiyasosiya nabo. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagare mu nzira y'abanyabyaha. Uriya musore cyatumye aba
umusore utagira umutima nuko yahagaze mu nzira y'amaraya ngo ntiyicarane n'abakobanyi. Kubaza iki kibazo, uba mu nzira yande? Icya kabiri, ujya wicarana nande? Ninde nshuti yawe? Numbwira inshuti yawe nzakubwira uwo uriwe. Inshuti y'umuyumbe ni umuyumbe, inshuti y'umupfumu ni umupfumu, inshuti y'umurozi ni umurozi, inshuti y'umusambanyi ni umusambanyi. Ni ukuri ibi ngibi ndabihamya. Ntiwoganira n'abasambanyi umunsi ku munsi muhura mwicarana, abantu bose nicyo babaziho, ngo tuvuge ngo uri muzima, ngo tukurange. Ntitwokuranga, kandi tureka kukuranga atari uko twagufashe, tureka kuranga kubera yuko twaguketse, kandi tugukeka kubera inshuti. Burya umuntu asa n'inshuti ziwe. Muzakurikira abantu bose urebe inshuti zabo, nta muntu ujya wihisha. Habe n'abashumba nyambabwira, umushumba ntuzamutindeho cyane, uzarebe inshuti ziwe. Wohisha ibindi, ndi wohisha inshuti. Niyo uzihishe kuko zivugwa nabi, zo ndiziguhisha. Zijya zigufana ku mugaragaro, zikagupostinga ku mugaragaro, zikakuganira, mubwira aho muhurira. Kumenya inshuti. Icya gatatu, Imigani 20 umurongo wa 24. Kumenya gusaba Imana ngo uyobore intambwe zawe. Kamabwira iki kintu, inzira z'amaraya mu mbaraga zawe zonyine ndi wowe zikwepa, kuko ntibaza ari abantu babi, baza ari abajama, baza ari abatoza beza, baza bagushigikira. Ntibaza barekrita umuntu batabanje kumwereka ineza. Uzi impamvu Satani ari mu kutumara abantu? Agira strategy ya recruitment twe ntituyigira. Bisobanure, twiye tugiye kubwiriza umuntu tuzatumubwira ngo nudakizwa urarimbutse. Niyo tumuganiriza tujya tumucira urubanza, wowe umupagani. Umunsi Filipo abwira Natanayeli ngo hano hari Yesu, Yesu amubwira ngo ariko i Nazareti hova ikintu ciza. Buriya yarakijijwe. Bari abantu b'abanyedini bakomeye. Hoviki niko abanyedini bajya bavuga. Ajya yamagucira urubanza akikubona ngo n'imyambarire ye. Mureka abantu baje bambaye nabi tubegere, tubahinuze neza. Tureka abasinzi baze kuri Yesu, ariko ntibagume nk'uko baje. Yesu azemera umuntu uko yaje, ariko ntazamurekera uko yaje. Niba waragumye uko waje, tiwahuye na Yesu, ntawaza asubizayo, kandi azabaganiriza neza. Niyo mpamvu njyambwira abantu ngo Yesu yogaruka mu buzima bwacu yambaye umubiri, twotangara cyane. Kuko yo kwinjira mu mazu utajya twinjiramo, yogenda n'abantu utajya tugendana, yo kwicara n'abantu utajya twicarana, yohindura abantu tutahinduye kubera yuko twabuze strategy yo kubereka urukundo. Satani warabizi yuko abantu bose bakeneye ingundo. Ntaza kujyana mu buraya atabanje kukwereka, arabanza akamenya ko ukenera imodoka, akabanza akaba volontaire yo kujyana ku ishuri buri gitondo, akamenya aho utuye. Mwatandukana yaguhaye lift y'imodoka akaguha 5, yagera mu rugo akakohereza carte simu cyanga momo cyanga carte yo guhamagara nicyo. Bivuga ngo arimo arakwereka urukundo. Wareba mu rusengero ntawe ujya ukwe, abantu bose ku rusengero bajya bakureba nk'abatakuzi. Umaze ukwezi uterana ahantu nta muntu n'umwe uragusuhuza. Umusinzi wo muri quartier n'ugushuhuje ukabana, ariko ubundi ko mu rusengero ntabonye urukundo, uyu nyeretse urukundo. Nuko nguko bigenda. Ariko aho bigana, mwene magambo, nuzajya ukururana n'umuntu ujye wibaza ngo se ko ndagana he? Nutindana n'umuntu ko ndagana he? Twari turimo dusoma 20:24 mu gitabo c'Imigani. Bibiliya iravuga ngo 20:24,
uwiteka niwe uyobora imigendere y'umuntu. Mbese umuntu yamenya ate inzira aganamo? Buri gitondo ujye ubwira Imana ngo Mana nyobora inzira zanjye. Buri gitondo. Uzi ko abakristo benshi batagira isengesho rya mu gitondo, kandi isengesho rya mu gitondo si ugusakuriza abandi muryamanye, ni ukuzuka ukamedita. Njya mbwira abantu nimuzajye munanandika twa tu devotion ndi wowe gategura utatekereje, uzi ubanza ukabona se Mana ko mvutse ni kuganira naje, ni kunsangije, niki kinyuzuye, niki nabwira abandi, kuko iki kuzuye mu gitondo nicyo wiririrwa. Niba ubyukira kuri WhatsApp n'urwenya nibyo wiririrwa, niba uzukira ku mashusho mabi nibyo wiririrwa, niba uzukira ku ijambo niryo wiririrwa. Icyo uzukiyeho nicyo gikomeza ubuzima bwawe uwo munsi. Ujye usenga ngo Mana yobora intambwe zanjye. Nijya sengesho nababwiye ngo umpuze n'abantu tugomba guhura gusa, ntujyana ahantu ntagombaga kujya. Cyakane, ugomba kwiga kurezista ku bigeragezo. Hasi nsome baharugero, nta muntu utajya ugeragezwa. Ibigeragezo bitatinye Yesu amaze iminsi 40 mu masengesho n'amajoro 40, Satani akamuhangara, akamuganiza, akamutega umutego wa mbere akawutsinda, akamutega wa kabiri akamubwira ngo niba uri umwana w'Imana simuka uve ku rusengero wike hasi, akakugeza ku wa gatatu. Bigera ahantu Yesu amubwira ngo ujye ubaho Uwiteka, biranditswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe. Ariko biravuga ngo amaze ubwa gatatu Yesu amutsindishije ibyanditswe ngo Satani aragenda amutega undi munsi. Icyo batatubwiye ntibatubwiye undi munsi yamuteze, ariko urahari kugeza burya n'igorigota yari akimutega. Ni wo munsi yavugaga, wa munsi Yesu avuga ngo iki gikombe kindegane, wari umutego yaraguyemo, kuko Satani ntajya agenda tugihumeka. Abakubwira ngo Satani akuvuyeho ndazakuvaho ugihumeka ugifite Yesu. Satani aracara umwanzi jire, azabana nawe nkuko Imana ibana nawe, ariko uzamutsinda nkuko Kristo yamutsinze. Mu izina rya Yesu, mu maraso ya Yesu tugira imbaraga zo kumutsinda, ariko ntitugira urukingo rwo kutabana nawe. Aho tunyuze hose arahaba. Ajya anyura mu bana, ajya anyura mu baturanyi, ajya anyura mu nshuti, ariko Imana ishimwe yuko za mbaraga zamutsinze. Yamuteze undi munsi, ahageze Yesu aravuga ngo ntibibe uko nshaka, ahubwo bibe ubushake bw'Imana. Mu bushake bw'Imana harimo no gupfa, ariko mu bushake bw'Imana harimo no kuzuka. Amaze kuzuka amwishima hejuru, amwishima hejuru, ahabwa imbaraga ziruta izindi mbaraga, kubera yuko tuzarwanywa. Ils te feront la guerre, mais ntibazagutsinda. Tugira isezerano ryo kunyura mu ntambara, ariko rikajyana isezerano ryo kuzitsinda. Nunyura mu muriro ntuzawunyura ku ruhande, nunyura mu mazi, ni ukuvuga ngo inshuti mbi nta nahamwe uzagenda zitaba. Ko abantu benshi baravuga ngo jewe ngo ngiye guhindura itorero, ngo hari inshuti mbi, ngiye guhindura imisozi, ngiye guhindura imigi. Muri Amerika barakubwira ngo ngewe nzajya muri state itabamo abandi bantu, uzahunga bene wanyu, kuko bene wanyu si bo bamenye Satani gusa, n'abatari bene wanyu, kandi bo bagira n'imana z'abanyamahanga. Ntujye umenya none uko bagukurura. Nabana bene wanyu, buriya bene wacu bo dufatisha bigoye kuko turaziranye. Ariko uzatinya umunyamahanga ugukuruza urukundo ari umwiliminati. Gatanu, ngiye gusoza. Ugomba kumenya yuko icyemezo gitoya mu buzima cy'amasegonda makeya gishobora gushyira ubuzima bwawe bwose mu kaga. Icyemezo gitoya. Mbaho urugero,
iyo Yosefu wa munsi gatoya gusa zari birangiye. Icemezo gito kacakiri ca mukaroti cyo gukebuka agahinduka inkingi y'umunyu. Nuba bagiye muri Isirayeli mukaroti nukibaho, abandi bose barapfuye baranahambwa, mukaroti nusigaye uhagaze. Yahindutse inkingi y'umunyu, kandi abamugezeho bazabamwibazaho, bazavuga ngo agiye Sowari kuko babonye ibirenge, abandi akavuga ngo agiye Sodomu kuko barebye umutwe. Iyo bavuze ngo agiye Sowari, wari wabona umuntu ugenda aho ibirenge biteye, ari uko bishobora wowe ukagenda ibirenge biterekeye? Hari uwo muzi aho? Hari umuntu wogenda ahantu aterekeye segonda imwe gusa yo guhinduka? Kugira ngo Satani yice umuntu ntibisaba icyumweru, icyemezo gito, inshuti imwe gusa ukingura ubuzima bwawe gito. Nuvuga ngo buri cyemezo cyose uzajya ufata ujye ugitekerezaho, wirinde guhubuka. Kugira ngo Dawidi apfe mu mwuka ni icyemezo kimwe gusa cyo kubona muka Uriya akongera akareba. Iyo atongera kureba ikibazo cyari cyakemutse, ariko kubera yuko yongeye kureba, iyo urebye ubwenge burakurikira. Aho ubwenge bwerekeye niho umutwe werekeye, aho umutwe werekeye niho amaguru yerekera, wabishaka utabishaka. Icyemezo gito cyoshira ubuzima bwawe bwose mu kaga. Imigani igice cya 7 umurongo wa 22 twari twahasomye. Mwumvise uko ijambo ry'Imana ryavuze ngo aherako aramukurikira. Icyemezo ni ikiye gukurikira, ngo amukurikira ng'ikimasa kigiye kubagwa, ngo cyangwa nk'umusazi uboshwe ajya guhanwa. Abantu benshi bakurikira ubwenge bwashize, ntajye amenya hagiye, ntajye amenya uko yagiye. Benshi mugana kugira ngo naherutse tuvugana ngo naje kwitera hejuru narasamye. Icyemezo ufata cyo shorejeho kwiga kugira abantu bamwe wirinda. Nubwo abantu ari badufasha kugera muri destiny nguko nabivuze, ariko hari abantu tugomba kwirinda. Kandi kwirinda abantu si icyaha. Njye abantu mujye mwibagirwa yuko kwirinda ari imwe mu mbuto y'umwuka. None uzajya ukomeza uvugane n'abantu babi nguko ari bene wanyu, nimujya mu nama muganire kubera iki? Womenya ko umuntu ari mubi ugakomeza kumukurikira, na wamuretse. Ntitugira uburenganzira bwo kwanga abantu, ariko tugira inshingano zo kwirinda abantu. Tuzigera wanga umuntu numwe, ariko tuzigera umuntu w'abantu bose. Ni ngombwa ngo abantu bamwe na bamwe kubera uko bameze Imana itarabahindura ntibatunge telefone zacu, niba naduhamagara ntituzitabe. Nitunazitaba tubabwire yuko tutazongera kuzitaba keretse bahindutse. Mujya mutekereza yuko iyo Yuda ahusha wa mugambi wa Yesu yari kugaruka bakongera bakicarana, nubwo yari azi ko ari umugambi w'Imana ko agenda. Bari kongera guhura bagakomenya bakamubitsa amafaranga. Niki cyatumye abwira Petero ngo mva inyuma Satani? Kuko yabonaga hari igihe umuntu agomba kukwegera, hari n'igihe ugomba kumubwira ngo fata distance nudahinduka. Hari igihe cyo kwitaza abantu n'igihe cyo gusanga abantu. Hari abo tugomba kwiyegereza, nabo tugomba kuvuga ngo tubasengere tubakunda, ariko ntibatuganisha mu ijuru. Ntiyo kubwira amakuru ya bwate, ngo akubwire amakuru y'ubusambanyi, ngo akubwire uko indaya zigize amafaranga, ngo akubwire ngo numara uvuge ngo muzakomezanya. Itandukanye.
kwitandukanya. Abakristo bagomba kwitandukanya kugira ngo umukristo agere mu irembo hari abo yitandukanyije nabo. Iyo akomeza kugenda nk'uko Nyamushyike nino yagiye ntiyari kugerayo. Tugiye gusenga. Menye ibi bintu n'abantu baza mu buzima bwacu tutabizi, ariko uko tubegereye, uko tubahaye umwanya, babusenya tutabishakaga. So mwirinde. Narimo mvuga ngo hari abantu batadufasha kujya muri destiny, tubamenye. Hari abantu badufasha kujya muri destiny, tubashake. Reka dusenge. Ushoboye wahaguruka. Abarimvyi bagiye, ariko harakari mu nkunda ugatekereza dusenga. Kavuga ngo Danieli agambirira mu mutima we kutiyarundurisha ibiryo by'ibwami. Buri icyo Danieli yakoze na Saduraka na Meshake na Abedinego mu ijambo rimwe ni ukwitandukanya. Kuko iyo batitandukanya bari kunyweraho abandi banywa, bari kurya ibyo abandi barya, bari gusa nk'uko abandi basa, bari kumera nk'abakiriya gihugu. Mwibuke nababwiye ibintu bitatu zari batandukanye n'abandi. Icambere, bari baratezwe ku rurimi rwabo, bagiraga ururimi rwabo ariko babigisha urundi rurimi. Icya kabiri, bagiraga amazina yabo, system ishaka kubahindura amazina. Icya gatatu, bagiraga imana yabo, system ibazanira iyindi mana. Ibyo bintu zabaye kuri bariya biracatubaho. Satani aracyashaka kutuzana mu rurimi. Hari ururimi rw'abana b'Imana n'ururimi rw'abamaraya. Hari ururimi rw'abakijijwe n'ururimi rw'abapagani. Hari ibyo bavuga, hari ibyo tutavuga. Hari ibyo bumva n'ibyo tutagomba kumva. Ikindi, tugira amazina yacu, turi abana b'Imana. Bagira amazina yabo n'abana b'isi. Hari uko twitwara, hari uko bitwara kubera abo turibo. Cyangwa tugira imana yacu, bagira imana zabo. Hari umunsi Paulo yagize umugeni avuga ngo imana zabo ninda. Niwishinga abantu imana zabo ninda, bazakurisha ibitaribwa. Inzira zabo zigana mu busambanyi. Witandukanye, witandukanye, witandukanye. Ugira isengesho ryo kwitandukanya. Uyu ni umwaka wo gufukura amariba. Nta muntu ufukura amariba aba mu Kigali. Ko abo mujyana bose saba gufukura iriba, bamwe nabashaka kuri guhambamo. Mujya mwibuka Nehemiya ahabwa misi ikomeye y'Imana yo kujya gusana inkike z'i Yerusalemu. Yarahagurutse agihaguruka, hahaguruka abandi bamusenyera. Ba Geshomu bande, ba Tobiya, ba Sanibarati. Iteka iyo duhagurutse gukora neza, Satani ajya ahagurutsa abantu batorpiya. Nuhaguruka gusenga, Satani azahagurutsa abantu bagukura mu masengesho. Nuhaguruka kwiriza, abantu bazagutelefona bakubwira ngo tugusohokane. Njya ndangara iyo tuvuze ngo tugiye mu masengesho, nishoboye abantu bambwira ngo bashaka kunyana muri restaurant. Kuki mutajya mu ngiro tutarajya mu masengesho? Zamura ibiganza dusenge. Mana turagushima. Uduhindurire inshuti. Uhindure ibyerekezo by'imitima yacu. Tumenye abo turi bo naho tugana. Gira amagambo yawe uvuga. Ndashanga buri muntu agira amagambo yavuga. Uwo yavuga cyane canga buki. Ariko uyu munsi amashusho warebaga, amajwi wumvaga, abo mwicaranaga, aho wicaraga, ibyo wahaga agaciro, ibyo wari warahaye umwanya,
ubihindure. Bishobora kuba atari ubusambanyi bw'ubusambanyi, ariko ibintu byose bitaganisha ku Mana ni ubusambanyi. Iyo birivuga ngo wa mugore w'umusambanyikazi witwa Yezebeli, n'isi na systeme y'isi isambanisha abantu mu buryo butandukanye. Habe na ruswa n'ubusambanyi. Ibintu byose abantu bajyamo bitari mu nzira z'Imana ni inzira za Satani zigana mwirimbukiro. Bwira Imana ngo ikurinde, igukura abantu. Mana, ndasaba ngo imitima yacu yimuke, tumere nka Mukristo. Umunsi umwe yahagurutse aravuga ngo nagendagendaga ngo mu isi, wamubonye aravuga ngo yari yambaye ubushwambagara, ngo yari ateye isi umugongo, ngo afite igitabo cy'umuzingo mu maboko. Reka ubwo buzima aribwo tugendamo mwana, tumenye kwambara ubushwambagara kubera wewe mwana. Data, ndabizi neza kwambara ubushwambagara ni uguca bugufi tugafata icyerekezo uyobora mwana. Uduhe data buja gufata umutwaro mu maboko, igitabo, ijambo ryawe rituyobore. Umwanditsi aravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanje, ni umucyo mu nzira zanjye. Reka inzira yaje mwami ibemo ijambo ryawe, dukurikire ijambo ryawe, dutere isi umugongo mwana na systeme y'isi. Iby'isi birashira no kwifuza kwabyo Mana. Ndabizi neza ngo abari mu nzira yawe nta munsi n'umwe baregreta muri ubuzima. Iyo dusoma imbuto z'umwuka biravuga ngo izo mbuto zose ikiziranga nta rubanza, nta muntu n'umwe uhura n'ibihano kubera zo, ariko imbuto za kamere ziganisha mu rupfu no muri ubuzima. Duhe guhagarara neza. Ndasabira umuntu wese unyumva, ndasaba umuntu uri kure mwami, abo Satani yari amaze kudorongeza, abo yahuje n'abamaraya abahaye batozwa, abo Satani yoheje inshuti zibangaza, uba alike prike mengoromanga lola sile mengo dishelegros alimingo drasike kele mengoroma dishele mengo dishelegros pikele mengoromanga dishekelegre. Turirukana umwuka w'ubusambanyi winjiye mu itorero, turirukana umwuka w'ubusambanyi winjiye mu rubyiruko, turirukana umwuka w'ubusambanyi winjiye mu bakozi b'Imana, turirukana umwuka w'ubusambanyi. Kikele mengodrash palala sikele mengodrash. Turirukana umwuka w'ubusambanyi wasenye ingo n'iki. Abagabo barataka, abagore bararira, abana babaye imfubyi. Ndagusaba Mana ngo utabure n'ingoroma, utabara imiryango, utabara imiryango, utabara imiryango. Ndagira ngo masabe twongere dusengera imiryango. Buri munsi iyo nganire n'abantu, imiryango irimo irasenyuka kubera icyaha cy'ubusambanyi. Bamaraya barinjiye baje gusenya ingo zari zikomeye, bageze no mu bo twita basenga, bageze no mu banyetorero, bageze no mu bantu twari tuzi bakomeye. Reka dusengere uwo mwuka wa Yezebeli, Imana wirukane mwiza bwele gregegeba. Dufite agahinda kenshi Mana, dufite agahinda kenshi k'ibyaha bikorerwa mu mibiri y'abantu. Alalisere mengodrash. Abo Satani yishiye ku gisasiro kile mengurumanga dishelegrasi. Kura abantu mu nzira z'ubusambanyi, kura abantu mu nzira zarimbukira. Hindura maraso Yesu, tabara mwana. Waye abantu umugisha, ubatuza mu mahanga batarayatekerezaga kuyageramo, ariko ubusambanyi bwa meri imiryango, ubusambanyi bwa Mariya abana. Turasenga, turabaza imiryango, turarira ku bw'abana wacu mu izina rya Yesu. Mana ndagusanga wigaragaze, imbaraga zibatura, imbaraga zibahara, bahara imiryango, bahara abana b'ingimbi.
bahora abana mwami abafite abana satani yafashe mbiri ababyeyi ntibakimenya abana baraye ababyeyi barataka ababyeyi bararira ababyeyi bafite agahinda mu mitima turaboza abana b'abahungu biziye mu bagore b'abakecuru baruta karimo ingoma prikele mengodishe gose turirukana umwuka wo gupfubura turirukana umwuka wo kwica abana bakiri bato mu izina rya Yesu Mana nyiribihe doli selegosh palamanga dishelegose kerebe turirukana umwuka wo kujyana abana bato b'abakobwa wa shuga dadi na shuga mami wica abana b'icuke umwuka wije mu bigo z'amashuri ya segondere na za kaminuza aho abana benshi ubu ngubu barimo batozwa gukuramo amada keke amaraso y'inzirakarengane ararira igihugu cyose akarere kose isi yose amajwi y'abana bakurwamo mu mezi basamwa n'abangavu bakabakuramo batababyaye turarira ku bwabo mwa turarira ku bw'itorero turarira ku bw'ibihe turimo turarira mwami bw'icyo ukora abana yaje amaraso ya Yesu ayi mana yacu ayi data we ayi byiringiro twongeye gutakira imiryango mwana abafite abana ntibazi aho babarera none barabura aho berekera mwana ndabizi neza ko ari ikibazo gikomeye abafite urushako benshi bararutakaje benshi bicaye kugira ngo barere abana ariko ingundo zagiye ahandi uhindure mwana ugira icyo ukora byiringiro ndabizi neza mwana ukuboko kwawe konyine niko kwakiza isi yacu ya none iki ni igihe mwami dusaba ngo wigaragaze ndagushima mana yaje tugukomeye amashyi menshi tugushima haleluya urakoze Mana reka twongere Imana yacu amashyi mwonemera tukongera Imana yacu amashyi reka dutuze akanya gatoya witekereze kuko ijambo ryabitubwiye ufashe icyemezo nafashe icyemezo natsinzwe watsinzwe reka dukingura imitima urakoze Mana iri jambo rigere kure urakoze Mana iri jambo ko rigaruye ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu impundu zivuge mu ijuru munemerere nanone turambura ibiganza ku mushumba twongere tuwe ngo Mana iki ni igihe ciwe hakomeze haboneke bahuri n'abandi gira ijambo wavuga umugisha w'Imana ibintu bitangwa n'ubwenge busanzwe reka tumwatureho umugisha ngo imbaraga z'Imana muri iki gihe iyi nkoni Imana imutije igarure benshi urakoze kubw'umugaragu wawe urakoze Mana umwongerere kandi imbaraga zawe zikomeze zigaragare kuri we iwace bugufi hagaragare wowe navuga icyubahiro kikugarukire turagushima ku mugoroba mwiza nk'uyu urakoze ni mu izina rya Yesu dusenze amen reka duturire Imana hari abatuye mu yacu irahari twayikoresha n'abazanye amaturo tugiye kugana ku musozo w'amateraniro yacu ariko dukunda n'amateraniro gusa hashobora kuba hari umuntu wumva ashobora kuba atarakizwa
nukuri watambuka nanone tukaguha ayo mahirwe aza kunda kuza rimwe. Nimba uhari tambuka utarakizwa, kandi twese nimba twarakijijwe dukomerezeho umunemerere. Nanone duhaguruke tugiye kugana ku musozo, dusenge. Ndaza gusaba mwiza ndeko natambuke aze kudusengera, ashima Imana kubw'imitima yacu yakiriye ano magambo, cyangwa se iri jambo ribe mu buzima bwacu. Araza no gusoza asengera abantu tugiye kujya. Amatangazo nasanzwe ku cyumweru ni amateraniro 3 mu gitondo, akenshi riba ari Icyongereza cyangwa se kubakoresha Icyongereza saa 6 na nimugoroba. Kuwa kabiri ni Zoom mu Kinyarwanda saa 1, kuwa kane ni Zoom mu Cyongereza saa 1, kuwa gatatu ni amateraniro. Nanone hari irindi tangazo umushumba yararivuze, urubyiruko mu kwezi kwa gatatu mukomeze tubisengere. Hariho igiterane cyiza kandi gikomeye, mukomeze mu gisengere. Tumaze igihe kinini urubyiruko rutagirirwa amahirwe. Hazabemwo abantu gukizwa, hazabemwo abantu guhinduka, hazabemwo abantu gusibura amariba. Reka mbasabe tuve hasi tuje gusenga tugana ku musozo. Karibu. Reka dusenge. Uwiteka Nyiringabo, Mana ikomeye, Mana nziza, Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, tugiriwe amahirwe uyu mugoroba mwami wo kumva amagambo meza yubaka imitima yacu. Akenshi Satani hari ahantu ajya turebera, akenshi Satani hari ahantu atwicira, akenshi Satani hari aho tureba maze akahaturasa kuko yabonye dufite intege nke. Uyu mugoroba twagiriwe amahirwe mwami wanjye ko kumva ijambo ryawe ryiza. Nukuri ibi byose nibituganisha iwawe. Iwawe ni mu bugingo bw'iteka, iwawe ni mu mahoro y'iteka, iwawe uhageze ntiyongera gupfa ukundi. Ariko kugira ngo tugere iwawe mu nzira zacu mwami wanjye, hari igihe duhura mwami wanjye n'abatuganisha inzira y'irimbukiro. Ubaturinde mu izina rya Yesu. Inzira y'irimbukiro mwami wanjye ngo ni inzira ngari, ngo ijyana abantu benshi, ariko ngo inzira ijya iwawe ni inzira ifunganye. Ni inzira ifunganye mwami, uduhe kunyura mu irembo rifunganye kuko niryo rigana mu bugingo bw'iteka. Aho benshi baririmiye dore mwami n'amateraniro mu yindi minsi tuba twuzuye, twese twuzuye rino teraniro. Ariko mwami wanjye aya magambo meza yaje kumvwa n'abake. Ni nako n'inzira zigana iwawe zigoye, benshi hazaho bake, abumvishe nibo bagera iwawe koko. Aba bantu mwami wanjye ndabasabira umugisha, n'abandi bose mwami bumvishe rino jambo mwami bagerageze no kuyasharinga n'abandi kugira ngo rigere henshi kandi ryubake benshi mwami. Imitima yabo igaruke dore urwobo rubi rujyana abantu mu irimbukiro. Ariko hari ubugingo bw'iteka, ubugingo twizeye kuva tukimenya ubwenge mwami wanjye, twizeye ko tuzabana nawe mu buturo bw'iteka. Icyo ni duharanira, nicyo gituma mwami wanjye buri mugoroba buri gitondo tukubwira turimo mwami wanjye turubaka urugendo rwacu ruja mu ijuru. Ibiri mu nzira byose mwami bitujyana mu irimbukiro bitsindwe mu izina rya Yesu. Reka ubwiza bwawe bubane na buri wese wageze ahantu, kandi buri mutima wese wumvishe rino jambo mwami. Uwubake mwami, uwubake kuzageza asohoye iwawe mu ijuru. Aho niho tugana, niho kwizera kwacu gutumbiriye mwami. Turakwifuza wubake imitima yacu. Aharangaye uhasane, ahari imyenge uyizibe, aho Satani turungurikira uhazibe
mwami wanjye wubake imitima yacu tugane iwawe mu ijuru. Dushoboze mwami, ni wowe ujya uduha imbaraga, inzira zacu ni wowe uzimenya, uhaze ibyifuzo byacu mwami. Uwiteka Nyiringabo, tugiye gutandukana muri uyu mugoroba, buri muntu wese ubwagana mu icumbi rye ujyane nawe, kandi ukomeze umwigishe akore meditation y'ijambo ryawe uko bukeye nuko bwije. Dusanga abo twasize mu mago ari amahoro, mu nzira tunyuramo zose ujyane natwe, tuzongere duhura aha ngaha mwami dushima izina ryawe. Icubahiro no gukomera n'ibyawe iteka n'iteka mwami w'abami. Amen.